Turi mu bihe bya nyuma, turi mu minsi y'imperuka, turi mu bihe aho abantu bagiye kure y'Uwiteka, abantu bihugiyeho cyane, turi mu bihe aho ikibi cyabaye icyiza, icyiza kiba ikibi. Turi mu bihe bigoye, ibihe biruhije, aho umwanzi ari gukora cyane kuko abona igihe cyamushiranye. Turi mu bihe aho isi iri ku muvuduko udasanzwe, abantu aho kugira ngo bashake umubano n'Imana, aho kugira ngo bashake ubwami bw'Imana, bari gushaka ibidafite umumaro. Abantu ntabwo bashaka gukanguka ngo babone ibihe turimo ko ari ibya nyuma, ibihe turimo ko bidasanzwe, isi iri kugana ku musozo. Abantu barashaka kureba iby'imitima n'ibyifuzo by'imitima yabo ishaka. Kanguka wowe usinziriye, wowe ubona ko ibihe ari bya bindi. Ibihe tugezemo ntibisanzwe. Kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo kugiye kugaruka bidatinze kujyana itorero. Ntabwo tuzi umunsi n'isaha, ariko icyo tuzi ni uko tugomba guhora twiteguye uwo munsi utazadutungura. Iherezo rya byose riri bugufi, nuko mugire ubwenge mwirinda ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga. Petero 1:4-7. Igihe ni iki? Igihe ni icyo wowe ugisinziriye, kanguka. Dore iherezo rya byose riri bugufi. Uva mu byaha, tangira ushakire umwanya Imana, tangira usenge, tangira usome ijambo. Va mu bidatunganye. Niba tuvuga ko dukunda Imana, ntitubivuge ku munwa gusa, ahubwo n'imitima yacu tuyimwegurire. Ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda Data wa twese nikuba kuri muri we. Kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri, ari n'irari ry'amaso, cyangwa kwibona ku by'ubugingo bidaturuka kuri Data wa twese, ahubwo bituruka mu isi. Kandi isi irashirana no kwifuza kwayo, ariko ukora iby'Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Yohana 1:2-17. Bihoze umutima ku by'isi no ku biri mu isi. Umutima wawe utangire utekereze ku Mana. Ushobora kuba ukunda inzu nziza, imodoka nziza n'ibindi. Kubikunda ntacyo bitwaye, ariko se kubikunda ukabirutisha Imana nicyo kibi. Kubikunda ukabirutisha Imana biguhindukira ikigirwamana. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza, bishimwa kandi bitunganye rwose. Abaroma 12:2. Kuva uyu munsi ikintu wagashyize imbere kikaba intego yawe ni kwibuka Uwiteka. Tureke kumukunda ku munwa gusa, kuko iherezo rya byose riri bugufi. Mwibuke i Sodoma n'i Gomora. Bararyaga, baranywaga, imirimo yari ikomeje nk'uko uyu munsi biri. Ibyaha byari byinshi cyane, hari huzuye urugomo, ubutinganyi, ubusambanyi. Mbese bari kure y'Imana kugeza ubwo gutaka kw'abahatakiraga kwageze ku Uwiteka, Imana iraza iraharimbura. N'uyu munsi wa none uko bimeze, gutaka kw'abatakiriye isi kwageze ku Uwiteka. Imana igiye kuza, umwami wacu agiye kugaruka guhemba no guhana. Mbese uhagaze he? Uriteguye? Yemwe basambanyi namwe basambanyikazi, ntimuzi yuko ubucuti bw'iby'isi butera kwangwa n'Imana? Nuko rero umuntu wese ushaka kuba inshuti y'iby'isi aba yihinduye umwanzi w'Imana. Yakobo 4:4. Igihe ni iki? Kanguka, ba maso, va mu bidatunganye, va mu bidafite umumaro. Soma ijambo ryayo. Iyi intego byibuze ujye uvuga uti ku munsi ngiye kujya nsoma chapitre 1. Senga, iyirize, shakira Imana umwanya, igihe kitaragusiga. Umwami agiye kugaruka kujyana itorero. Mbese uriteguye? Shalom.